turabashimiye cyane mwese mukomeje gukurikira Imyororokere TV, tubashimiye byinshi mukomeza kugenda mutugaragariza, harimo gukora subscribe, ku likinga ndetse na comment zigiye zitandukanye, ndetse mukomeje no kubisharinga bagenzi banyu bitewe n'ibyiza nawe wumvishemo, hanyuma ukifuza kubisangiza bagenzi bawe. Hanyuma n'inkubito muri kumwe nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko benshi bagiye babidusaba, turaza kugenda tugaruka ku kunyaza. Benshi abagabo bari kunyumva ndetse byinshi bitandukanye batazi ku bigendanye no kunyaza. Umugabo utanyaje umugore we usanga akenshi yitwa ikigwari. Impamvu ni iyihe? Usanga iyo utanyaje umugore wawe akenshi usanga aba yumva yuko utabashije kubikora neza mu buryo bwiza, dore yuko hari benshi batabikunda. Yego, ku badamu kenshi iyo abonye atanyaye cyangwa se atanyajwe aba yumva afite ipfunwe, aba yumva hari icyo abura bitewe n'uko aba yumva atashimishije umugabo. Ariko hari n'abagabo kenshi batabikunda, ariko ni ngombwa kugira ngo umugabo uzajye ubikora umugore wawe abashe kunyara. Naba atananyara kandi ubashe kuba wagira byinshi utubaza kuri iriya nimero iri munsi, hanyuma umenye poroduwi zitandukanye zituruka hanze hagiye hatandukanye zifasha umugore kunyara. Urumva ko nta mbogamizi n'imwe yatuma umugore wawe atanyara. Ariko icya mbere nanone gikomeye ni ugukora subscribe ndetse ukarayikinga, ugakora na sheya ndetse ugatera na komenti, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ku gicumbi cy'ubwenge Imyororokere TV. Aho rero nyamuneka niba ushaka kugira byinshi umenya, uba ugomba kongera ubwenge hejuru y'ubundi. Ntibivuze yuko ubwo ufite budahagije, ariko kubwo ufite ongeraho n'ubu ngubu. Hanyuma rero kunyaza ni igikorwa cyiza kandi cy'ingirakamaro, kinezeza umugore n'umugabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, aho usanga umugore anezerwa akishima. Hari benshi bishima bakagabira umugabo inka, hari benshi bishima akiterera hejuru akishima akarira cyane, hari benshi bishima bagaseka cyane ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri rero kunyazwa ni igikorwa cyiza cyane ku mugore, kimushimisha, dore yuko umugore utanyazwa bigora kuba yarangiza mu buryo bworoshye. Buriya umugore yanyajwe bituma ashobora kurangiza nawe, maze akanezerwa agasogongera ku byiza by'imibonano mpuzabitsina, dore yuko iyo umugore warangije ari igikorwa cyiza cyane yishimira, agahora agushimira nk'umugabo. Umugabo rero kugira ngo abashe kunyaza umugore neza bituruka ku buryo yabanje gutegura umugore. Aho abasha kumutegura ku buryo bwiza, atangira amusoma, atangira amubwira neza amagambo meza, akabanza akamutegura. Mugabo banza usoma umugore wawe, niba atabikunda soma ku ibere, niba atabikunda gerageza igikumwe cyawe kibanza kijye kuri rugongo, ubanze ku batazi rugongo, ubwo sinzi ku bagabo batayizi ni clitoris, ubwo wahita uko ushaka, ariko banza ufate igikumwe cyawe ugishyire kuri clitoris cyangwa se kuri rugongo, ubashe kugenda usigaho gahoro gahoro, umeze nk'usiga amavuta cyangwa se nk'usigiriza amavuta, ari nako umusoma umugore wawe, ari nako ururimi rwawe rujya mu gutwi kwiwe rukagira icyo rukoraho gatoya, kugira ngo ubashe kuba yagenda yumva ibyiyumviro bitandukanye kandi biganisha ku mibonano. Gerageza mugabo nawe ugenda ushima mu nsya z'umugore, aho ubasha kugenda utuma ibyiyumviro bimuzamuka, ndetse na cya gikumwe cyawe kitava kuri rugongo cyangwa se ku mishino. Iyo intoki zawe zigenda zikora ku mishino gahoro gahoro ndetse na rugongo, bituma agenda yorohera gahoro gahoro, bikaza gutuma ujya
ku gitsina nyirizina cyangwa se mu gikorwa nyirizina umugore yamaze koroha cyangwa se yamaze kureta, niko navuga, aho haba horoshye ku buryo bikorohera gutangira igikorwa. Niba rero ugiye gutangira igikorwa ya minota 10 irashize cyangwa se 15, ni nako umubwira amagambo meza, uramusoma, uramukorakora, mu by'ukuri ufate igitsina cyawe neza, ufate ku mutwe wacyo, ubwo ni ku mugabo, hanyuma mugabo ufata igitsina cyawe ugipfumbatize, hasigara umutwe wacyo neza, umutwe neza, ubone yuko umutwe hariya aho ubona ko umutwe ugaragara neza, aho baba baragarukirije basiramura. Nyamuneka kandi niba utarisiramuje simbukira aho bagusiramura kugira igitsina cyawe kibe gitunganye gifite isuku, ubashe gukora imibonano neza mu buryo bwiza, bizanakurinda kujya wandura indwara zitandukanye. Hanyuma rero fata igitsina cyawe, hasigara umutwe urawufata uw'igitsina cyawe, imboro uyipfumbatije neza, hanyuma ugafata imboro yawe ukerekeza ku mishino cyangwa se kuri rugongo, hose ukagenda ugerageza gukozaho gahoro gahoro, kandi nkubwira yuko iyo unyaza ntabwo ukubita umeze nk'uhura inzoka, kuko ashobora kubabara biriya bice by'inyuma. Ku mugore biroroshye cyane, niyo mpamvu rero utagomba gukubita cyane cyangwa se ukoresha imbaraga. Koresha ingufu nkeya, ushyiremo imbaraga nkeya mu kuboko, hanyuma ugerageze kugenda ukoza ku mishino gahoro gahoro, utambika umanura, ari nako ugenda ukoza kuri rugongo icyarimwe. Urabona ukora gukuramo, kongera ugakora akarongo gahagaze, ubwo urimo urumva guteranya nyine. Mu by'ukuri reba ikimenyetso cyo guteranya uko kimeze, ni nako ukora, ariko ukora muvoma, akaboko gakora muvoma nyine, kagenda kagaruka gahoro gahoro ku mishino ndetse no kuri rugongo, gahoro 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 gahoro, udakubita cyane, ukora kiriya kimenyetso cyo guteranya. Hanyuma amazi ujya kugira gutyo ukabona aje yirukanka, ugakomeza ntucike intege. Habaho rero ukunda kunyazwa n'arongorwa, winjizamo imbere gatoya amasegonda make, ukagarura inyuma, ukongera ukajabagiza cyangwa se kujabagira, aho ubasha kunyaza umugore akaryoherwa, akabasha kugubwa neza. Urakomeza mpaka umugore amazi aje menshi yose yose yose, ukagerageza ku buryo yumva nawe aruhutse, ayumva neza neza arangije ku buryo bwiza. Mugabo rero, niba umaze kunyaza umugore wawe, gerageza umurongore neza mu buryo bwiza. Niba akunda kunyazwa gusa birashoboka, ariko ibyiza ni ukurongora ugaruka inyuma, urongora ugaruka inyuma, ukongera ukanyaza gakeya, zaza ukongera ukajyana imbere gahoro gahoro. Bituma umugore wawe aryoherwa cyane ndetse akanarangiza neza mu buryo bwiza. Kandi mugabo, mu gihe urangije, kirazira guhita ukuramo imboro yawe ngo uhite uyikura mu gitsina cy'umugore. Uba ukoze rero ikomeye cyane, uyirekeramo gahoro gahoro, aza kugenda ibintu bigenda neza, ukayikuramo nibura nyuma y'iminota 2. Ntabwo ari byiza guhita uyikuramo umusize habi, kuko aba akigushaka, ahubwo aba yumva mwaba mukiri kumwe. Rero bagabo, ni uku kunyaza bigenda, ariko ubanza gutegura umugore wawe akamera neza, koroha, hanyuma ukabona kumunyaza neza, ukoza ku mishino, ukoza kuri rugongo gahoro gahoro, ukora muvoma, ukuboko gukora muvoma, ukuzunguza gahoro gahoro, ukora ikimenyetso cyo guteranya neza, ukabikora neza, ari nako umubwira n'amagambo meza. Sheri, urumva biryoshye? Sheri, urumva bimeze bite? Sheri, nanjye ndumva ndyohewe. Ibintu nk'ibyo, amagambo nk'ayo ngayo. Kandi imibonano myiza ibanzirizwa no gutegura ubwonko bw'uwo mugiye gukorana imibonano, kugira ngo abashe
kwiyumvamo byinshi bigiye bitandukanye. Ngaho rero kora subscribe, ukore share, urayikinge, utere comment, ndetse tuzagenda tubaha byinshi bitandukanye. Gukurikirana Imyororokere TV, nyamuneka ni ikintu cyiza cyane kandi uzagenda wongera ubwenge hejuru y'ubundi. Jye n'inkubito muzakomeza kugenda mubana, nzagenda mbasobanurira byinshi bigiye bitandukanye, byinshi byagufasha kugenda wubaka urugo rwiza. Kandi bavandimwe, bakobwa, basore, bagabo, bagore, nifuza ko tubaho tunezerewe twese. Nifuza ko umuryango ubaho unezerewe, uwashatse, abashakanye bakabaho banezerewe, ingo z'uyu munsi zikabaho zose ziguwe neza. Benshi rero ibi bibaganiza byinshi kugira ngo wowe ubizi ugire ibyo wongeraho, ndetse wowe utabizi ubashe kugira byinshi umenya, kugira ngo ubashe kuryohera umugabo wawe, ndetse nawe mugabo ubashe kuryohera umugore wawe. Byose rero ni byiza, ugomba kubikurikirana ku Myororokere TV, ukora subscribe, ukora share, ubisangiza bagenzi bawe, ndetse unakora like, ndetse unakomentinga. Birumvikana rero, mukomeze kugubwa neza mukurikirana Imyororokere TV. Yari Nkubito muri kumwe.